hari ibibazo abantu benshi bagenda yibaza bagira bati ese bizagenda bite umunsi umwe nahuye n'Imana yaneganyije ngo azambere umufasha. Abandi nabo bakizera yuko ngo gukora ubukwe nabyo bigaragaza yuko he n'Imana yaguteganyirije ngo azakubera ubufasha. Aho ngaho rwose wibeshye cyane 105% kubera yuko hari abantu benshi baragiye bakora ubukwe bwiza kandi buhenze, ariko nyuma y'imyaka itari myinshi bagasubira mu rukiko bagakura gatanya. Ariko nanone hari n'abandi bantu bashaka nategeze bakora ubukwe kandi bakabaho neza bagatunganirwa, ndetse nyuma y'igihe runaka bagakora ubukwe urugo rwabo rugakomera cyane. Ushobora kwibaza uti ese nzabwirwa n'iki Imana yaneganyije ngo azambere umufasha? Kumumenya ni ibintu byoroshye cyane. Ariko mbere yuko dukomeza ndabanza nkashimira abantu bose baje kuri YouTube channel bagakora subscribe, hanyuma bagakora no kunzogera kugira ngo ibintu byose tuzadukoreza ajye bageraho. Ariko nawe niba aribwo bwamugera kuri YouTube channel, kora subscribe, kora no kunzogera kugira ngo ibintu tuzadukora bizajye bageraho. Ngewe muri kumva ni GOH Emile, mbahaye ikaze. Mbere yuko nangira kukubwira ibintu bine bizakwereka yuko umukobwa muri gukunda n'Imana yaguteganyirije koko byanyacyo kandi ukunda byuzuye atakuryarya, reka manze nkwibariza ikibazo. Ese ufite umukunzi? Mwahuye mute? Byagenze bite? Igisubizo ni wowe ukiza umutima wawe, njyewe ntago nyizi. Kandi nawe niba utamufite ndagusuhuje. Ikintu cyane cyiza kwereka yuko rero uwo mukobwa muri gukunda nawe Imana yaguteganyirije ni igihe muzamwagize mu bibazo. Burya ngo urukundo rwa nyarwo ugenda rugaca no mu bibazo. Imana rero kwereka yuko uwo muntu muri kubana ari umukunzi wawe koko byanyabyo kandi ukunda byanyabyo, bandika gucisha mu bibazo. Noro ufite amafaranga ikabacisha mu bukene ugastragoringa. Rero hari igihe ujya kubona ukuntu bandika ziraje ry'umukobwa ugakundana utaye ibintu cyose akakiguha ikagukurikiye amafaranga. Ya mafaranga yashira ukamubura akagenda mu gihe wageze mu bibazo. Rero niba ufite umukobwa mukundana mukamwaracanye mu bibazo bigiye bitandukanye, umukobwa aragukunda koko byanyabyo. Ariko uzi ko buriya n'umukobwa ukunda byanyabyo atagusaba ibintu byamurenge utuntu dutoya, ntago abagusaba ibintu bihenze cyane. Uwo mukobwa niba umufite icyo kintu cyambere kikwereka ko ukunda byanyabyo kandi ugakoramo n'umufasha mwiza. Ikintu cya kabiri kizakwereka yuko umukobwa ukunda byanyabyo koko mubanye mute hagati yanyu, uburyo mubanyemo. Uriya umukobwa ukunda byanyabyo iyo aba afite inshuti z'abandi bahungu hirya ku ruhande gatoya, atangira kuzigihe gitoya akaguha igihe wowe akakwitaho. Si ibyo gusa kandi reka manze nkwibariza ikibazo kimwe. Ese buriya niba ukundana n'umukobwa agashaka kugusha inshuti zawe zose z'abakobwa, uri kumwe uruhu rwanyu ruzaba rumeze rute? Hari ukuntu ukundana n'umukobwa runaka akubwira uti ntago nshaka ko uzongera guhamagara izindi inshuti z'abakobwa zawe, zisibe muri telefone ugumeho nimero yanjye. Gufuha bibaho ariko wowe abakabije. Ese umunsi umwe mwabanye urugo rwanyu muzarwibanamo? Ibyo bintu ni ukubitekerezaho. Ikintu cya gatatu kizakwereka yuko umukobwa muri gukundana koko ari Imana yaguteganyirije mu gihe mwageze mu bintu bijyanye no gufata umwanzuro kunyanye n'ubuzima bwanyu. Iki kintu mucyumve neza. Hari igihe uba uri mu rukundo umiranye neza n'umuntu mugenda mukundana, ariko byagera mu gufata umwanzuro bikanga bikananirana. Urugero, uriya mushobora kumukundana n'umuntu bari gufata umwanzuro ko ibintu bizabateza imbere, umwe agashaka kumva ko igitekerezo cye koko aricyo kigomba gukorwa, akakubwira uti ibi ngibi ni gutekereza tukabikora gutya, ahubwo ibyo ndi kumva rwose atari byo. Uwo muntu mugiye gufata umwanzuro mutagenda muhuje neza, ahanini ashobora kuba gukunda, ariko se mu gihe mwashakanye mwageze mu rugo rwanyu rugende no gufata imyanzuro zizaba bimeze bite? Ariko buri umuntu ugukunda ari umukobwa ugukunda yageze mu gufata umwanzuro aratekereza akakubwira icyo yumva ari gutekereza ubwe, nawe ukumva nawe ukamubwira igitekerezo cye. Anakakubwira uti ndumva ibiri kumbwira atari byo, ahubwo twakabikoze gutya. Mwajya mu bintu byo gufata umwanzuro rwose bikaborohera nta kibazo mukabyumvikana. Ariko n'ukundana n'umukobwa ukumva ukabona ko ibintu byose gutekereza ari byo ashaka ko wakora, imyanzuro akumva nawe wayifatira, uwo mukobwa uruhande rumwe nibwo agukunda ariko ntabwo Imana yaguteganyirije. Uwo muntu n'umushaka urugo rwanyu ruzamira nk'abandi tujya twumva bagiye mu rukiko. Nuko nabibabwiye ingo nyinshi muri kino gihe zikina zikura gatanya kandi abenshi ari abakire. Ese biba byagenze bite? Ahanini ni hahandi nyine abahaye no kutumvikana kwa hato na hato,
umwe ashaka gufata umwanzuro ku giti cye, ashaka kuwishyiraho undi akavuga ati ibi ntabwo nabyihanganira. Niba ufite umukobwa rero mufata n'umwanzuro mukajya ku kintu runaka kandi ukabona birakunze, uwo muntu niwo Imana yaguteganyirije kandi aranagukunda, uwo nguwo munashakanye byavamo. Ikintu cya kane cyiza kureka yuko umukobwa mukundana Imana yaguteganyirije koko ni umukobwa ugukundira ukuri, akanyurwa n'ukuri, akakubahira n'ukuri, ntakugereranye n'abandi. Ese reka manze nkwibariza ikibazo, niba ukundana n'umukobwa akajya kukujyana n'abandi akakubwira uti wapi, amubwira ibintu byo kubana avugira reka, ariko ibi ngibi akantu mukumve neza, ushobora kuba ukundana n'umukobwa mwese mudafite amafaranga menshi. Abantu benshi b'iki gihe baba bavuga bati aho kugira ngo nishwe n'ubukene unarerera mu mafaranga. Rero ni amahitamo yabo, ibyo ntabwo bindeba. Ariko ukundana n'umukobwa akaba adafite ubwoba yuko yabana nawe, akakubwira uti wowe wigira ikibazo tuzabana kandi ibintu tuzabishakana tuzabibona, uwo mukobwa aragukunda koko bya nyabyo. Uwo muntu niwe Imana yaguteganyirije. Umuntu udafite ubwoba nuko mwashakana ufite amafaranga makeya, abona ko nta mikoro ufite, reka akakubwira uti umunsi umwe twashyize hamwe turi kumvikana ibintu tuzabigeraho. Uwo mukobwa niwe umufite, niwe mukundana, mufate neza. Uwo yazakubera umumama mwiza w'abana bawe kandi agakora n'umufasha mwiza. Ngiye mwari muri gukurikira ni GOH Emile. Niba uri mushyashya waza ugakora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tuzajya dukuriza bibageraho. Murakoze.